Yes, ikaze kuri mwese abadukunda abadukurikira tubashimire cyane kandi tubaye ikaze mu biganiro byacu. Turi kumwe na Prince Robert. Robert umeze neza? Ni amahoro. Ndashima Imana pe. Ni byiza cyane kandi duhaye ikaze mwese mudukurikiye muri iki kiganiro. Kandi tukubwire ngo wowe utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Robert, ejo bundi twari turimo tuganira kuri saga n'ubundi iri kuri izi mbuga nkoranyambaga yagarukaga ku witwa Pasteur Mutesi. Rimwe na rimwe abantu benshi niba abantu bazamugira perezida w'imihanda, yego niyo twari turimo turaganiraho bitewe n'inkuru yatangajwe yo mu karere ka Gicumbi, aho yagaragaye ko hari umuryango yijeje ubufasha ariko akaza kubasinyira sheke ituzuye. Ndabyibuka ko twaganira ukambwira ati hari byinshi wenda navuga ariko reka dubanze dutegereze Pasteur Mutesi nawe azaza agira icyo abivugaho mu gihe kidatinze. Nawe yakoze ikiganiro abigarukaho ndetse anavuga by'umwihariko ibyabaye, ndetse atangaza ko w'ibyo yakoze yari abizi ndetse yarabigambiriye, ariko bitandukanye n'uko abantu babonaga ko yari amafaranga ashakaga kudutwara, ahubwo agaragaza ko we yabikoze abizi bitewe n'uko yari azi management y'uriya muryango. Nyuma yo kumva uruhare rwa Pasteur Mutesi ni iki wabibonyemo ku ruhande rwawe? Mbo nifuzaga ko nawe aza akavuga version ye kuko afite abakunzi, akagira abafana, akagira n'abashaka gukora icyo bita balancing story, abashaka kubalancing inkuru ko imeze. Ubundi muri media biba byiza kumva both side, impande zombi, none wowe ugakora synthèse. Rero uko nabyumvishije nta kintu cyantunguye kuko Mutesi ari mu bagore b'incakura tugira hano ku mbuga nkoranyambaga. Iyo mvuze incakura nuko bamwe abantu bumva iri jambo bakaryumva nabi. Incakura ni umuntu ufite ubwenge bwifuza gusumba ubw'abandi muri society, kugaragaza ko ubwenge bwe buri hejuru. Yes, donc iyo karite rero arayifite. Nta kintu rero kidasanzwe kuri niko yari koza avuga. Buriya nujya gukora balancing story wabonye kuri social media, please first of all check comment. Bura comment kuko abo ziba zakorewe nyine nibo batanga icyo bita ibitekerezo byabo. Rero comment ziguha balancing story, donc zikwereka ko bita ushobora kubalancing iyo nkuru. Muri comment rero hari ibindi nabonye biri bitandukanye na version yande ya Pasteur Mutesi, uko society mufata abafans be, abakunzi be, anyway. Kandi koko ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima. Urabona iyo tuje ku mbuga nkoranyambaga abenshi nakoze ubushakashatsi bapfumura bavuga neza, bavuga ibintu byiza abantu bakunze. Urabona nka kuri Mutesi yapfumuye aza ku mbuga nkoranyambaga yaje kumveka abantu pe. Utakubwira ko yatangiye amukunda uwo yaba ari indyarya kuko yaje ari wa muntu uvuga amagambo yisana mutima, yubaka imitima. Uri kumva iyo mitima rero yafashe, hari imitima itabasha kurekura. Nakubwiye ko umuntu uri mu rukundo, umuntu uri munsi y'amavuta ya Pasteur, donc umuntu bashotse ko agiye kubona amafaranga, abo bantu kugira ngo uzabagire inama cyangwa se ubakebure biragorana. Kuretse iyo bavuyeyo cyangwa se uwo bizeraga batengushye nibwo muganira. Ariko umuntu uri muri under control y'urukundo, umusore, umukobwa, umugore, umugabo, donc n'abanyarwanda batumugana banga umuntu muhana avayo ntago wamuhana ari kujyayo, nabo baba bari kuvuga no kubagira inama biragoye. Sasa rero muri iyo angle nibyo nicyo nabonyemo ko ibyo yavuze nicyo yari akwiye kuvuga. Ambo nicyo yarakwiye kuvuga ko wowe ukibonamo nk'ukuri cyangwa ukibonamo n'igitandukanye n'ukuri. Icyo reka nyihorere. Nakubwiye ko nabonye balancing story, nicyo yarakwiye kuvuga nuko society yagize gute yamufasha. Kuko buriya ku bahanga bazi kureba hari ukuntu on society ushobora kuza gukora story, ariko iyo story ugahita ushaka ikindi kintu kitwikiraho. Niba witegereje neza hari battle beef iri hagati y'uwitwa Pastor Fanny n'uwitwa Mutesi iri long igihe kirekire. Ubona ko mu kiganiro yaje gukora
asa nk'uwaje gutwikira za mistakes ze yakoze nibyo nakubwiye nyine azitwikiza uwitwa Pastor Fanny sibyo kugira ngo nuraza kureba ya story aze kureba ko hari undi muntu uri kumurenganya donc urumva nk'ubu uyu munsi imboni zacu ziri kwirebera Pastor Fanny na Pastor Mutesi ko aribo bagiye ini bato ariko iyi bato yabo yisanzwe ihari urumva icyo yagitwikije inkuru ikindi ari akantu yakoze yavuze ngo ngiyewe ntaganiriye n'abantu bo muri family yura mugabo banyereka ububi bwe narinze ububi bwe donc muri rusange icyari kosa ryari mushyizwe mu rwego rwo kukigira nacyo ariko already nago muri explanation z'icyatumye yandika nuza sheke donc ifuditse nana niyo sheke ifuditse ntago gisa nk'icyabaye convocable muri kiganiro cye ahubwo hahise hazamo ibindi bigize gute bitwikiriye bya bintu bigize gute yavuze yego hari ikintu ukomoje uvuga uti Pastor Mutesi ibyo ari kuvuga ntago ari byo yakoze ahubwo yaje atwikiriza ibindi just urumva nibyo nakubwiye nyine ku muntu w'umuhanga uzi kwaranje inkuru urumva yanakoze neza kuba story yarayikoreyeho n'uwo bayikoranye bafite ukuntu baziranye urukumva bafite nuko bari kuganira nicyo cyatumye rero donc story ayubaka kuriya ku buryo umuntu uyibona nayo imusiga muri dilema ariko tout simplement mistake yo yarayikoze mistake yo gusinya cheque mu mazina ye icyo avuga ko ataragambye n'ubundi yabikoze abiza agira ngo yere kuri ya muryango ko bafite amafaranga ariko bazayahabwa ari uko baguze uwo murima cyangwa se bakabura nk'iyaza kupanga nabi deal akayipanga nabi agasa nk'usinya ubu bimeze bite baba yaratawe muri yombi yes sinzi niba uri kunyumva neza we nyine urumva ni ibintu bateguye planifier nkuko yabivuze ati ibintu mwabonye ni mwatunguwe ngiye narabiteguye nyine tout simplement ako nako urumva nako ni point kucyavuga nyine kuba we muri we avuga ati ngibi ibintu mwabonye ni ibintu nagize gute na planning yes hari ikiganiro mvisha avuga ati nta amafaranga ngaya turayafite ntayo tuzaguha nyuma numva ati ahandi yahamagawe n'umuntu kuri telefone ati se ubundi kuki atadushatse mbere ukajya kutwanagaza no kudusebya mu itangazamakuru ubundi wumva ko nyine afite n'uburakari bwinshi bukomeye byanze bikunze yagomba kubugira uri kumva donc reaction ishobora kuza ku mpamvu ebyiri ashobora kuba yagize reaction kubera ko donc wenda bamuzanye mu itangazamakuru atashaka kuza urabona ko yari amaze iminsi asa nk'ucwekereye usinziriye akaba yaje mu wenda atari ibintu yateguye the second one ashobora kuba ari plan akavuga ati kanerekane ko mbabaye ariko iyi deal twarayipanze buriya reka mbwira abantu badukurikiye kuko Imana yaduhishe kureba mu mitima y'abantu mimbere ushobora no gutangazwa n'ira aferi n'uriya muturage w'ibyumba kuko nge urabizi ko nta ruhande nyabogamiraho ushobora no gusanga n'ira aferi plan yose yaraplaninzwe ABCD inkuru bakica bakayicura none abakonsumateri bakayizamo batazi ngo bigenze gute yaburiya w'ibyumba akabazi gahunda uko zimeze programme uko izabigenze uko inkuru izubakirwa nuko bizarangira bigenze ibyo bintu byose bikaba bigize gute bihari bizwi icyo ni icyambere kabiri akaba ari ibintu byahuriranye bakamutekera umutwe ko mutere nkuko ari kubivuga donc nabo bagwa kuri iyo case bavuga ati uyu muntu n'umuturage ibintu byasheke nagazigira bijyamo donc hari ukuntu umuntu akora icyaha akabazi ngo kirarangiye yego ati bwo deal done nayisoje ariko ugasanga ugikoreye uyu munsi narakubwiye ngo ikinyoma iyo kibeshye hano 15 urakiyamburukanye no muhanda wa hasi wa kaburimbo cyo kikavuga tugutibwira ngo uransize kikazamuka King David kikagera hejuru ku gasaraba kukara kwa muganga kikata gitambika ukagitambika nacyo gitambika mwagera hariya ku cyamitsingi kikavuga ati warozi ngono wazikone wansize rero nuko bigenda abana b'abakobwa bakimushya ababyeyi babaga ngo tugiye mu masomo ku ishuri umubyeyi akayishyura na Minerva nta kibazo amezi 9 agashira umuntu ari kuraninga ikinyoma ariko kuwakangahe igise kigafata nuko isi yacu yubakitse rero nicyo abantu baba bakwiye kwicara kandi izi game muzazihoramo cyo koze ikintu nabwira abantu bitwa abadiaspora bajya babuhiriza amafaranga please mukora attention cyane cyane kuri abo bitwa abanyamakuru bafite izi YouTube
ziri strong. yego Izi YouTube aba batipe baza benshi ni abajura ni abatubuzi. Izi nkuru nyinshi mubona baba bazipanze baraburi. Umuntu aricara akaza akabwira umugore donc bazi kureba iturufu batera. Donc azahadi bakuriweho bafite ukundi baryo bazishaka bazi kureba iturufu batera. Umuntu aricara akamenya story y'umuntu wenda wabyaye abana babiri cyangwa batatu. Hagahita ajya kumusura akamubwira ati ndashaka ko dukorera amafaranga. Do you understand? Hanyuma ayo mafaranga dushaka gukorera ni iki? Ndagira ngo uyu mugore abagiye iwabo. Sibyo? Hanyuma mu gihe kingana n'ibyumweru bitatu nzagaruka. Nze uri kurira. Waranitoje kurira n'iki byose cyangwa se niyatandira abafara ukuntu bakata igitunguru bagatonyangirizamo gucya umuntu akarira akabona ko ari kurira neza. Noneho abantu emotional kuko hari ikarita yatewe. Umugabo wasize ahetse abana batatu, donc umuntu ufite ikibazo tout simplement. Ariko we ni ugiye gufata amafaranga, mwabantu amafaranga nayo mwavunikiye. Bura amafaranga aravuna damu. Igiye uze kundeba ngo twicare dukora iki kiganiro kucyeditinga gushyira internet nk'ubu mukanya situkoze dore kadi yanjye ishwanyo. Siguri 30. Yego. Ubwo nyine ni nacyo kibatera rimwe na rimwe kuza gukora za nkuru zivuga ati izi nizo bareba aya mafaranga mombye wenda agire gute agaruke sibyo. N'abandi bantu rero usibye natwe tubikorera hano n'abandi bajya mu mujyi baravunika. Bano bantu bajya kwataka babwira abantu hari igihe amagara umuntu njya mu mujyi bano bantu bataka n'urugero niba nanze example typique. Wahamagara umuntu ngo aza kugurira ukabona umuntu aguciye amazi cyangwa se hari n'abagucira mu maso. Abantu bavunika mu buryo bugiye butandukanye. Hano mu nganda ntuye abantu bajya bambuka ibishanga amazi yuzuye barara amajoro abakobwa babakubita babambura amatelefone. Ubwo ni ubuzima bw'inaha tubona. Ariko n'abandi bari iyo za Burayi baravunika bikomeye. Hari abarara mu nganda bari kuvunikira ubusa bikumva. Hari abandi uburyo bwari bwo bwose baravunika. Rero shushanya umuntu uzanye story yuko yagiye koza umukecuru. Abantu bakecuru abizi kuntu bari stress barushya bagucira mu maso. Narangiza aze kuza kwicara gufata amafaranga yohereza umuntu amafaranga arohereza umuntu ajyana mu busambanyi mu bujura mu kuterekera mu kuraguza abantu bina baracyaraguza mu buryo buhishe. Izo mvune rero niba utekereje suko gufasha ari ikintu kibi. Ariko niba ugiye no gufasha kora ubushakashatsi. Naga abantu bose aturuko atarabizerwa. Hari abantu babizerwa kora ubushakashatsi unamenye none se aba bantu bari hanze ntibafite abavandimwe babo bari inaha mutume yaza kora ubushakashatsi nawe haze niba umuntu ugiye kumwohereza 500 kuki utakuramo 30 byo kuza gukora tike no kwikora ubushakashatsi. Akaza kureba ko siko kwinkuru bakoze niyo n'urugero Robert atuye Indera sibyo. Hano Karayesi urukumva ubuje Karayesi ukabaza information za Robert ntago baziguha. Bazigo. Abantu rero bige gutangira kuba mu buzima. Ibi bintu bituma bimariki rero damuru biteka impamvu nkunda kukuganiriza. Byangiza uwari kuzagirirwa ubuzima n'amahirwe. Uyakeneye neza. Ubu dufite abantu bipfubyi bababaye. Ariko gufashwa bigoye. Ninde se urafashisha? Ufashishije wese ubutumwa umuhaye ntabugezeyo. Exactly. Ni icyo ngicyo nakindi. Nyuma yuko Pastor atangaje ibi yavuze amagambo akomeye atuka Pastor Fanny nyuma yuko Fanny akoresheje imvugo avuga ati umuntu uriza ababyeyi cyangwa se abagore b'abandi bagabo kuriza imfubyi ntabwo byamunanira sinigitangaza kurewe. Pastor Mutesi avuga ibintu byinshi avuga ko Pastor Fanny aba mu mwanda bamumaze ntoki ari bicyaru ari birutse ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mvuga Pastor Mutesi wayibonye uti ambo reka nongere ngutume. Donc ni umunyamakuru w'umuhanga. Byabaye byiza ugiye ukareba witwa Pastor Gabriel. Amureba minsi sibyo ukamuganiriza kuko nge Pastor Fanny umugore wanjye. Sibyo ukamuganiza ukamubwira ati ko ni umukozi w'Imana. Wait. Iyi version yavuzwe ku mugore wawe wayumvishije ukumva imva mutima ze nuko avuze kuko ngewe uri ari Evrine yavuze ubu nagakwe kuba rukuntu nsubiza sibyo. Ariko first of all wenda nuva kunkoresha iki kiganiro uzaje kureba Pastor Gabriel cyangwa se na Pastor Fanny wumve version kusi ya Pastor Fanny yo irazwe. Hari beef sibyo hari battle iri hidden
iri hagati y'umuntu witwa Pasiteri Mutesi n'umuntu witwa Pastor Fanny. Niyo mpamvu avuga ati muhahise hanjye ni hatuye. Urumva umutima we hari uko umufata, hari uko umuzi, sibyo? Donc bafite icyo bahuriyeho, bafite n'icyo batandukaniyeho, bahuriye ku ijambo ryitwa pasiteri. Yego. The second one, ikintu batandukaniyeho nuko kugeza uyu munsi officiellement Pasiteri Fanny afite umugabo umwe uzwi. Yego. Sibyo? Ari nacyo cyamuteye kuvuga ngo Mutesi yababaje abagore babandi bagabo, kuko byanze bikunze aba bagabo Mutesi abana nabo bavuye ku bandi bagore babo. Yego. Ahubwo rero reka turebe ese koko dushingiye mu cyo yavuze muri expression yakoresheje. Nje sindajya gukoresha amagambo ari efficace. Ngiye nkoze synthèse yanjye muri analyse yanjye. Mbona past ya Pasiteri Mutesi is better more than today and the future. Aha mbere ha Mutesi neza kuruta hari na exactly. Kubera iki? Ndagusobanurira. Akiri hano wait. Yasaga. Ariko ibyo byo gusa. Ibyo byo gusa ko uyu mubiri twambaye Pawulo gucishwa n'amashanete n'ibibubu bya nidusoza umbwire mufate tugende tujye hano Rusororo. Ureba abandi bantu bashobora kuba basa neza kumurusha. Baryamye mu bamaze gutabarwa. Uyu mubiri twambaye no gucishwa bugufi. Reka mvuga impamvu mbivuze. Gihe Pasiteri Mutesi muzi hano hasi ku murindi muri za Jovanisi. Ari umuriringikazi mwiza. Ari umunyamasengesho mwiza. Ari umuvugabutumwa mwiza. Aho yari atuye rero hari heza. Sibyo? Kurusha uyu munsi atuye donc atuye ku Isimba, akaba atuye ku Rugendo, akaba atuye muri izi sheke zitazigamiye, akaba atangiye gutura no muri ibi bitutsi atajya gatukana. Akaba atangiye bro. Ese ubundi umuntu ni inyama n'amaraso cyangwa umuntu ni ikimurimo? Ikimurimo. Umuntu ni ikimwuzuye. Ntabwo umuntu arizi boy. Ibise ko bihinduka. Yego. Ibi birahinduka. Hari igihe ugenda urebe mu biganiro mu minsi yashize nakoraga. Nabagameze agatwara agatwe ari iki. Ubu se sinatangiye kubyibuha. Ejo ndogera nanuka. Siko isi yacu yubakitse se. Ariko abantu kuki batanasoma n'ijambo ry'Imana ngo baryuze baryumve by'ukuri. Bibiliya ivuga iki? Si Salomo wabyanditse. Yavuze ngo hari igihe cyo kubyibuha n'igihe cyo kunanuka. Yego. Igihe cyo kugira amafaranga n'igihe cyo kuyabura. Yego. Ngo ariko ibyo bihe byose bihora bisimbura ngo kugira ngo bivuguruze imigambi y'umwana w'umuntu kandi n'Imana ibigena. Ese ibi bintu muruhira ku isi bimaze. Ni Salomo wabyanditse ibingibi. Sibyo? Uyu munsi abantu ikintu batarahishurirwa. Ngiye nakoze ubushakashatsi damu. Hano mu Rwanda Minisiteri y'Uburezi nibura at least imaze gukoramo abaminisitiri barenga 28 après ya jenoside yakorewe Abatutsi 94. Abo bantu 28 kubera kumwa aza agabahinduye ireme ry'uburezi, undi akabaraje ibyari bicuramye akabicurukura. Sibyo? Donc ubona ko ireme ry'uburezi mu Rwanda ridahamye kiretse abana biga muri Cambridge. Kandi nabo nge nakoze ubushakashatsi nabo abenshi no kuvuga babazi kuvuga gusa, ariko iyi si ya artificial intelligence nayo twinjiyemo nayo nta kintu kirimo. Sinzi niba uri kugenda unyumva neza. Ariko mbijyanishe no mu by'iyobokamana. Nge nakoze ubushakashatsi abanyamadini benshi bitwa ko ari abigisha, majority abataravuye muri Pentecote y'i Burundi bavuye muri niba ari sepebu ni y'i Burundi, hari no muri Kongo, abandi naba hano muri ADPR yo mu Rwanda. Sibyo? Abenshi barezwe n'iri dini ribigisha abantu benshi ryitwa ADPR. Bishwe kandi? Yes. Uti ryabareze gute? Mugende mukora ubushakashatsi. Turi kuvuga ireme ry'uburezi ariko nta n'ireme ry'ubukristo buhari. Kubera izihe mpamvu? Iri ni idini rikora mistake ikomeye. Umuntu arabyuka mu gitondo ajya muri korali urukumva yabazi kuvuga cyangwa se yaba afite amafaranga. Ni ibintu bibiri. Ngenda ndarisacinga. Yabazi kuvuga cyangwa afite amafaranga bagahita bamugira uvugira imbere y'abandi imbere. Turi kugendana. Niba na detectinze ngo barebe ese uyu muntu ni umwigishwa. Ese yavamo umwigisha. Uyu muntu ni umushumba, yavamo umushumba.
uyu muntu ni umuhanuzi, uyu muntu ni intumwa, nk'uko Bibiliya ivuga ngo bamwe yabahaye kuba, barabyuka mu gitondo usitaye kuri agahita avuga ngo je suis prophète, undi je suis pasteur. Turi kumwe? Est-ce que responsabilité za pasteur ni izihe? Bibiliya ivuga umupasiteri akwiye kuba ari umuntu umeze ute? Umuhanuzi akwiye kuba ari umuhanuzi umeze ute? Imvugo ze, imigenzereze, imitekerereze ye. Arega buriya ari ikintu utaramenya. Si ureba kuno uza uri umunyamakuru wo kumpanura. Ushobora kuba muri RMC nta karita yabo ufite, n'urugero nyine nguhaye. Ariko societe yo izi neza ko Damura ari umunyamakuru wo kuki ukumpanura. Societe izi ko Robert ari umuvugabutumwa akaba n'umunyamakuru. Ibyo ni ibintu bazi. Niba mu mitwe yabo rero bamaze kujyamo umunyamakuru ni umunyamakuru, the second one ni umuturage. Buri hari ahantu ushobora kujya imbere y'amategeko ugahanwa nk'umuturage already ugahita uhanwa nk'umunyamakuru. Aba bayobozi, buri umuyobozi ashobora guhanwa nk'umuturage ariko already hakongeraho ko ari umuyobozi. Gukoresha ubasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze. Iri dini ryacu rero ribyara nka ya nyamaswa nashatse kuvugira hano kuri kamera. Already gasanga umuntu bamubyaye ngo numuvuga butumwa nawe ubwe ntafite ibyiringiro byo guhamya ibyiringiro, yabyawe ngo ni umupasiteri nawe ubwe ntazi responsabilité za pastorale. Ni iki kibazo kiba gihari. Ubona ko izi ngaruka zose ariho exactement. Ese niho bigishije Mutesi gutukana? Niho bigishije Mutesi gutukana ibitutsi bimeze gutya? Erega mu minsi yashize umugabo umwe witwa Pasiteri Ntambabazi yavuze ijambo rikomeye ndaryumva. Arabanga ushaka kwiga kumenya kuroga neza wajya mu madini y'abarokore y'aba Pentecote. Wumva ushaka kumenya uko basambana neza wajya kubyigira mu madini y'abarokore b'aba Pentecote donc abitwa aba born again. Ushaka kwiga uko bagambana, nibo bantu ba mbere bazi kugambana, nibo bantu ba mbere bazi kubeshyirana, nibo bantu bazi kwikakaza no kwishyira hejuru. Uri kumva? Ahubwo ushaka kubyiga wajya kubyigiramo, wajya kubyigira mu barokore. None se reka tubaze Pastor Fani nk'ukuri kubimbaza nakubwiye ngo uzaje kuganiza umugabo we wumva imva mutima nuvayo nzaza nanjye nkora ikiri kiganiro nkwe verisiyo nk'uko nakubwiye ngo uzaze nkwe verisiyo ya Pastor Mutesi yavuze. Pastor Fani uri kuvuga ntafite abafana bamuri inyuma, ntafite abakunzi bamuri inyuma, barahari. Ntafite abakristo bamuri inyuma, barahari. Ntafite abayoboke, barahari. Pastor Mutesi uri kuvuga nibahari buri munsi commentaire nibazandika dukora ibindi biganiro ntiwababona banditse. Mwituvugira abantu mwakomeje mukavuga ijambo ry'Imana hako muratweza kuvuga ijambo ry'Imana abantu bazajya bicara nabi bambaye ishura y'igipasiteri. Tureke gutesha kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo uhugure uteshe ufite kwihangana mu mwenda abo mubatera umugongo. Nitutavuga ko mukwiye kubatera umugongo ivyo byo kutubuza ngo twavangiwe dusengana namwe twirwana namwe. Uri kumva? Dukwiye kuvuga niba umuntu aje yambaye ishusho yo kwera ahakana imbaraga zabo. Haba tuyu umuntu yambaye ishusho yo kwera ahakana imbaraga zabo. Aba bafanizi babo niba umuntu w'umupasiteri ashobora kujya imbere kuri kamera akitereka agatukana mu ruhame, sibyo? Yasoza agahita akajya kuguhigabura. Ijuru mugiyemo ni irihe? Nsubize tuganire nawe. Donc njya nkunda kubabwira nkavuga ngo umuntu wese uziko atunze Yesu mu mutima we ariko akabajyana n'uwo Yesu bakagenda bagakuramo ijipo bakaguramo n'ipantaro bikemera, abakwiye kujya gukora synthèse no gukora analyse ya Yesu atunze uwari we. Umuntu ushobora guhaguruka ari pasiteri akaza katsi imodoka yagafata urugendo akajya gukora ikiganiro, sibyo? Agambiriye gutukana. Ubu ukwiye gukemanga Yesu uri muri ukakora synthèse bro, sibyo? Umuntu uzi ko ashobora kugambanira mwene se, umuntu uzi ko ushobora guhemukira mwene so, uri kumva uwo Yesu muri kumwe akemera, brother ukwiye gukora synthèse ukanaliza kuko ubutumwa bwiza burarindwa nkuko n'ubumuntu burindwa. Nase nufite family nukwiye kurinda province family yawe se. Aha ubutunzi bwawe ufite ubwo nuko burindwa. Kamera yawe kuza kunde wayishyize muri pochette
none se niba agakiza ari cyo bita ubugingo, iyo kava y'ubugingo ikaba itarinzwe, Bibiliya ivuga ngo murarinde umwuka wanyu, umubiri wanyu n'ubugingo bwanyu bitazaho umugayo, none biri kuzaho umugayo. What kind of this? Most people ntabwo bafite impamvu zo gutekereza, sibyo? Uri kumva? Yego. Niba uyu munsi nakubwiye ngo abapasiteri bari muri bato, what you think aba bakurikira bato imeze ite? Kambwira umuntu ufite channel yitwa Update TV. Hari abantu channel zinanira kuko badafite ibyo bavuga, bakaza kwirwa mu bakomateri yabo zakunze. Ndakwiyamye ku mugaragaro. Sibyo? Mwiyamiye ikirobo. Uzi impamvu ugiye kumwiyama, uri kumva? Umuntu ushobora kuba afite umuyoboro we uriho 60,000 y'abasubscribers. Akaba yarananiwe kuyivugiraho, akaza ku muntu ufite channel 5,000, akaza kwirwa muri komantere amutuka. Sibyo? Uri kumva? Ni yisubire, yitwa ngo bari Update Rwanda, like that one. Please go to stay on your channel and then talk what you want to talk. Abari kuguha igitekerezo. Igitekerezo nuka? Igitekerezo cye nyine. Yagiye akiga gutanga ibitekerezo nk'abandi bizima. Ari igitekerezo ariko kwihera. Sawa. Nanjye nanzi icyanjye. Pastor Mutesi avuga ati Pastor Fane ngirira ishyari ukatuye mu hashize hanjye. Kandi we na Pastor Fane yavugaga igitekerezo ariko kuvuga ati ari guhugura. Nyine na Mutesi nawe yavuze igitekerezo cye. Nakubwiye ngo bafatanye bato. Ese iyo bato gushaka kubuyizi watubwiye bapiki. Bapiki ayo makuru ufite. Nta kindi kintu bapfa. Nuko umwe atemera ibyo undi yemera. Nta kindi bapfa. Kuba umwemera gushaka abagabo benshi undi akavuga ati ubundi ni naho ruzingi. Woreka abantu bashishikariza gushaka inshako nyinshi kandi ariko numvishe nawe bimucyurira ngo wumvishe gute? Pastor Mutesi abimucyurira ati wagiye uvuga uwo mugabo wawe umwe mutatandukanye twuka tureka twe duhora dutandukana. Ati by'abagabo benshi rero unyuraketse niba harimo so na nyoko rume wawe nabande abo nzi ni bangahe. Reka nkubwire ijambo, sibyo? Yego. Rikomeye. Rikomeye. Sibyo? Kuri aba babyeyi bombi. Sibyo? Ngiye kuvuga ijambo rikomeye. Niyo mpamvu ntuje muri kuryuza kugira ngo ritagira uwo rikomeretsa hagati y'aba bombi. Mu mboni zanjye hari ibintu bibiri bahuriyeho. Sibyo? Icya mbere ni abapasiteri bombi. Pastor Fane, Pastor Mutesi. Sibyo? Cya kabiri kindi kintu bahuriyeho, uri kumva? Bahuriye kuri izi mbuga nkoranyambaga bose mu kuzikoresha mu buryo bwo bwose. Icya gatatu banahuje foundation uretse gatoya ndagenda gakeya nkubwira. Icya gatatu ndagira ngo mbabwire ko mwababyeyi mwe uko sosiyete iri hanze hano ibafata mu mitwe yanyu bijya gusa. Yes. Bijya gusa gute? Sinakubwiye ko ngiye nkora ubushakashatsi. Ndagira ngo mbabwire ko uko sosiyete ibafata hanze hano mwababyeyi mwe mwembi muri sosiyete bijya gusa. Sibyo? Turi kugendana? Yego. Hanyuma itandukaniro ryabo. Sibyo? Pastor Mutesi ni incakura. Sibyo? Pastor Fane agerageza kurinda privacy life ya family. Yego. Ako kantu bagatandukaniyeho. Sibyo? Mbo. Conclusion rero sasa yako kantu ndi gukora nuza comparaison. Yego. Muririmbye umwana aririmbye arabango njya ninginga Imana. Bikwereke Yesu. Umwakire nicyo ngusabira. Sibyo? Ndayibatuye iyi ndirimbo. Ko dukomeza ikiganiro. Itiyende aba babyeyi bombi
bose ntibakijijwe nicyo ushatse kuvuga. Oya mbatuye indirimbo ibyo ni wowe bivuze. Uwiteka ngo abiyereke nicyo uvuze. Bose ntibakijijwe. Oya iyo ndirimbo urayizi? Ivuga ngo iki? Ninginga ngikwereke Yesu umwakire nawe. Ese urumva mbasabiye? Ibyo wasabiye? Numva mbasabiye ikintu kibi. Ibyo ubisabira abapagani batarabakira. Nese yawe mufite ukamunsabira. Ibyo ubisabira abapagani. Muri make abagani basabiye Yesu ngabigaragarize mwabapagani mwe nicyo uvuza. Agangi bivuza nicyo bivuza. Hano mudukurikiye murumva ibyo naringi bivuze cyane ndamuru byatuye na. Uvuze. Twikomereza ikiganiro. Nyuma yuko ariko mbega ibitutsi we. None se umuntu wake Yesu umwami n'umukiza aratukana. Waitsenga kira no. Waitsenga kugira ibindi bintu byinshi mvuga. Yego. Neze ko mbabwiye ngo mbatuye indirimbo. Wende bari kuyitura mu. Indesi. Urashaka yi? Indesi cyangwa ukayitura Pastor Fan. Azura nshaka yi. Kubuse mbazi ari Pastor Mutesi ndamuzi. Fani yabaye mabuja wanjye n'ubu turacyari iniga uri kumva. Rero mbatuye indirimbo sibyo? Kuko ndabizi byanze bikunze. Sibyo? Indirimbo ishobora kugira ikintu ibafasha. Ubwo nabo nibashaka kuyintura nabo nanjye bazayinture. Sibyo? Ariko bareke kurengera nta mupasiteri kazotukana mwana. Abantu benshi reka tugarukire gato tunasoza. Abantu benshi bari baza ati kuki Pastor Fani Pastor Mutesi wakoze ikiganiro uri kwisobanura unagaragaza amafaranga mu ntoki. Utahamagaye uriya muntu ngo mwicarane niba ari no kuyamuhavuye yamuhaye cyangwa se mubwira hari niba atari ububandi kuko wari ugambiriye kuyatwara kuko n'ubundi bavuze ko utazayamuha n'ubundi. Nizwiro ikindi ngo narenze. Ngi bivugaho icyo kintu. Hari mu bijyanye n'ubujura. Hari ubujura bita ubujura bwibishije ingufu. Bari bwo bita ubujura bwibishije ingufu. Kuba abantu barafashe amafaranga yabo bakayohereza umuntu akavuga ati nge sinzayaguha. Kandi ari abantu bayohereje. Nabonye Justin yazanye raporo noneho ireshya gutya itandukanye nari. Iri mama 500 400 magana ngahe. None bakagaragaza iriya kandi bakavuga ati sinzigera nyagwa kandi ari abantu bayatanze babyita ubujura nyine bwibishije ingufu. Ni kiboko ndagace. Muri make ni ukugeye kandi abayatanze barayamugene. Nyine bayatanze barayamugene. Nagura n'umuntu akavuga ati amafaranga nayo ngo. Sayange barayawe yagenewe akavuga ati nge nayo nguha. Uwitwa Mutabazi yaravuze ngo iyo akugurisha akugurishije amafaranga ukayamuha ukamwishyuza nabi abagomba no kukudiha. Ngewe uragira kunguriza amafaranga yawe ukagira no kuyanyishyuza nabi. Nibi rero. Bareka dusoze dushimira abantu gusa Imana y'amahoro ikomeze ibaha imbaraga kandi ikindi nubwo arega babagore nanone tuba tubarenganya. Iyo bicaye nabi hano urabizi ko akadolari kaza. Mujye mwicara nabi rata narebe. Akazi kaba kabonetse nanone tujye dukomura usyo dukomera ingasire. Urumva nka Mutesi niwe muntu ashobora kuza ku mihanda bamukoreye ikiganiro ukabona yageze 10,15 haza utudolari rero nka 15 niba ibirayi bikaboneka. Nanone Mutesi turagushimiye uri kumva. Ntago mushimye. Oya ngereka mushimye. Ukatavuze twakora kuko ntago twagiye gushinga. Oya ntago wajye gushinga cyane uko uzi kuzashuza Mutesi. None se ko yaje akitambika mu muhanda wagira ngo dukore iki none? Fe ni wacuruza. Fe ni wacuruza. Ahubwo ni ngo hacuruzwa byahatari. Oya. Apfuye akavaho YouTube wayireka ngo nuko Mutesi adahari. Ariko uyu munsi mu gihe agaburira abantu tubyemere ko agabura. Komeza ugabura tanga ibiryo. Nata nundi mugore uzajya kuba wicaye nabi. Mujye uza umbaze tuvugeho. Ubwo umunsi wasinziriye bizaba bidufasha gukora ijambo ry'Imana. Nabo ni gihe uzajya wicara nabi wese nzajya mukebura. Turabashimiye cyane ibiganiro byacu nagaruka mukore subscribe. Ciao ciao.